nkuko byari biri. Ntabwo rero nari kuza kwishushanya hano ngo kubera ko navuze abandi ngo reka mbihishe. Rero kuntera ntabwo yanteye mfite intego n'ubundi yo gusimbuza ihabara cyangwa indaya madamu wanjye. Oya, nari ntewe nyine na Satani, kandi birumvikana Satani kuntera aciye zinyemeza kujya gucyura umugore wanjye. Urumva ibyo bari bashyizemo Genze bite kugira ngo ujye kunywa inzoga? biriya nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze ndetse n'ibyakozwe byose muri icyo cyiciro ntabyo nzi. Pamphile yamvugishije ku mugoroba, ariko mu gatondo barambwiye ngo hari abantu nyine baje hano. Pamphile yaje mukozi. Ati hari n'uwaje murumva n'iryo joro ngo na Justin nawe yaraje, ariko ubwo simbizi. Wari wasinze ngo abaye ibyatsi. Ubundi hari ibyabaye nanjye ubwanjye muri iyo si kuko mu ntego yabo. Ariko abantu barayibonye waranywe wagiye kugurira amayogura yankura nasinda. Urasindagura mu muhanda rwose no kugenda birakunanira. Ikintu nibuka ko nari nicaye aha wa munsi mwirirwaga hano. Noneho ndangije ndibuka ko nagiye mu cyumba byo ndabyibuka mfata inote ya 2 nereza muri umuna wanjye abanza gushaka kwanga kujyayo. Umutumye iki? Namutumye nyine iyo petit score bari bambwiye. None se ndakubeshya. Mwana nyenza naga petit ninywere akaze hano mu rugo. Icyo gihe wari ukiri muzima? Nari nkiri muzima. Tarasinda. Ngo ndakanywa. Wakanywereye aha? Aha. N'umuntu ngo witwa Pamphile yaje ahangaha wasinze abaye ibyansi. Ibyo ntabyo nzi. Pamphile babimbwiye mu gitondo. Ukajya mubwira ngakira nguhe ngunyweho Pamphile. Oyase. Ariko ni ibihe ngo naratuka. Ati naraje. Ndabaza nuravugisha ukuri ati ni ukuri kw'Imana naraje. Ati naragusengeye ati cyakora ati byanyeretse koko kari imyuka mibi. Ati nshingiye ku kuntu wari wasaze abantu bari kugutabariza. Ati mu by'ukuri byaragaragaraga ko ari imyuka mibi. Ati kuko narahageze. Ati maze kugusengera. Rero niba ari ibintu byabaye ku karubanda ahangaha bose bareba muri uwo mugoroba muri iryo joro ryose, nabyo Imana ibimbabarire. Isomo rya mbere nabyigiyemo uko umugore ari ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ukurikiye. Kumubura ni urupfu. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, kaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane. Mwese mwakoze subscribe aho muherereye, twongere tubabwire ngo ibihe birahinduka. Nkunda kubabwira ngo ushobora kuba umeze neza uyu munsi cyangwa se unameze nabi ejo ukaba umeze neza cyane. Turi kumwe na Ezekiel nawe ejo bundi ntiyarameze neza. Hari ubibwiye n'iki se ko ntameze neza? Byaragaragaraga. Sabe ni ukunda kubivuga ati umunsi byaba bimeze neza ariko ejo bikagenda nabi. Na Ezekiel rero nawe ni urugero rwiza, ni umutangabuhamya mwiza turi kumwe. Ushobora kubwira ko uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ejo bikagenda neza, kandi ko uyu munsi bishobora kuba none bimeze neza ejo bikagenda nabi. Si byo Ezekiel? Buriya si byo? Turi mu isi ifite ibihugu byinshi ku ikarita, kandi ibyo bihugu byose bigenda bihura n'ibyago, bigahura n'ikibihungabanya. Ariyo mpamvu habaho kurinda umutekano w'igihugu. Rero n'urugo narwo niko biba bigomba kugenda. Ariyo mpamvu habaho kurinda umutekano w'urugo. Uyu munsi biba bimeze neza ejo bikaba nabi, biba ari ibitwenge ejo bikaba amarira. Ndi nararibonye muri ibyo bintu kuko hari igihe cyabayeho cyo guseka, akabaho n'igihe cy'umubabaro, akabaho igihe cy'uburwayi, akabaho n'igihe cyo gupfusha. Rero ni ibintu bibaho. Turi mu isi, twambaye imibiri, kandi hageragezwa abambaye imibiri, ntabwo hageragezwa batambaye umubiri. Wasiwe Ezekiel, nshaka ko dutangira ikiganiro usenga. Ibiganiro bimaze iminsi byose dukora ntiwasengaga, ariko uyu munsi kadutangire ikiganiro usenga kandi uri mu mavuta. Mwami turagushimiye
izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Tugushime kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, izina ryawe ryera rishyirwe hejuru w'iteka. Twongeye kwicisha bugufi mu mitima yacu tugusaba imbabazi ibyo twagucumuyeho twe nk'abana b'abantu, tugusaba kutweza ndetse no kudutunganya, ukandukura ubugingo bwacu mu gitabo cy'urupfu ukabushyira mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'uwera Kristo Yesu. Reka witamure kandi wigaragaze, nsengeye imitima igiye kudukurikira muri aka kanya kugira ngo ineza, urukundo rwa Kristo, imbabazi z'Imana, umucyo w'iyera abe ari gusakara mu mitima y'abagiye kudukurikira. Dushoboze kugira ngo amagambo agiye kuva mu kanwa kacu ntabe ari ayo gukomeretsa, ahubwo aba ari amagambo yo komora ndetse no gukura mu kaga uwari uri mu kaga akamushyira mu mudendezo. Urakoze, nubane natwe kandi utuyobore, umucyo, umwuka aba ari byo bidushoboza ibyo tugiye kuvuga byose, mu izina ry'Uwiteka Imana yacu tubisabye twizeye, amen. Amen. Wenda hari abantu bakurikiye ikiganiro twakoranye mu bihe bya mbere, Ezekiel atarameze neza, atari kumwe n'umufasha we, ariko ahangaha turi ni mu rugo ni mu rugo we n'umufasha we ari hano hafi rwose, mugeni turimo turamureba kugira ngo bigende neza cyane. Ezekiel, nshaka ko tuganira by'umwihariko kuri story z'ubuzima bwawe umazemo iminsi. Hari icyo ushaka ko wumva ko ntaza kukubaza? Icyo ushaka cyose ukimbaze, nge ndi umushosho media, muri social media, kandi ntacyo ntinya kuba nabaza. Urakoze cyane, Imana igumugisha mwene data. Yego, hari uburyo abantu batekereje ko iriya nkuru yo kugenda cyangwa se kwahukana k'umugore wawe yari prank, abantu bakaba bari kwandika comment ngo prank is over, ngo yari prank, ni prank mwakinnye we n'umudamu wawe. Ndabizi neza kwizera ukuri kw'abantu bari basanzwe baba mu buzima bwabo, abantu tukababwira bakizera yuko ibyo tubabwira ariko kuri kwacu biragoye, kubera ko akenshi usanga nabo tubwira atari abakristo. Usanga igice kinini cy'abakurikira inkuru n'ibiganiro byacu abenshi ari abapagani. Niyo mpamvu bakunda kutujombesha ejo hashize, bitewe n'uburyo baba ari abafana b'abantu runaka. So njyewe madamu wanjye yaragiye, ntabwo ari pranka, ariko kubw'amahirwe imiryango iraterana, haba ku ruhande rw'umuryango wa madamu, haba no ku ruhande rw'umuryango wanjye. Hari abagiye bahagarariye abandi wenda bitewe n'impamvu y'uko batabonetse. Iraganira cyangwa se iratuganiriza. Yego, barahanyumva, madamu nawe arumva, ategwa amatwi. Dusanga ibitubaho byose atari impamvu ishobora kuba yasenya urugo. Turebye ibigeragezo twagiye twihanganira, turebye ukuntu twabyaye umwana wa mbere akitaba Imana, twareba ukuntu twabyaye uwa kabiri akitaba Imana, twareba n'ukuntu n'ubukene aho Imana we n'ubukene muri mufite kutabuvuga. Turebye n'ubukene twari dufite, uburyo twabaga mu nzu y'icyuma, ubusigaye ufite televiziyo, uburyo twabaye muri chamburete tutagira epfo na ruguru. Ibyo byose tubyitegereje dusanga ni Satani uri kudutera kugira ngo arogoye umugambi Imana idufiteho, cyangwa se asandaze iterambere twari turimo turenda kuba twageraho. Dusanga rero si impamvu ikwiriye kuba yashingirwaho ngo umwe ajye kuba mu buzima bwe n'undi ajye kuba mu buzima bwe. Twongera kumvikana ko mu bwumvikane bwacu tugomba kongera tugahuza, tukaba umwe, nk'uko twiyemeje ko tuzatandukanwa n'urupfu, twiyemeje ko cyangwa tutabyaye, twiyemeza nyine ko nta kindi kintu kiri kizaza muri twebwe gishobora kudutandukanya atari urupfu cyangwa Yesu. Ubwo twasanze ibyari bidutandukanyije zari intambara, kandi mu ntambara biri mu bintu twebwe ubwacu twasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Rero dusanga iyo si impamvu, turongera turiyunga. Ku ruhande rwanjye musaba imbabazi ku byaha n'ibicumuro byanjye, nawe nsaba imbabazi ku byaha n'ibicumuro bye, turahura. Ezekiel, madamu nta bintu byinshi akumaza, ariko nifuza ko yaba kwicaye hafi. Nifuza ko yaba kwicaye hafi.
umeze neza madame se bwira abantu basi ko bumve ko turi kumwe bumve n'ijwi rya batagira akankamuhe batagira ngo turi kubabeshya basuhuze basi bumve ko uhari ntabwo ashaka kuvuga ariko buriya ntaribe yego uburenganzira bwe abantu baravuga ati ntabwo ibyabaye bishobora gutuma dutandukana ko twebwe twararambagizanyije sibyo buri wese agira uruhare rwo gukunda ku giti cyiwe tugenzuye dusanga tugomba kuba umwe tugakora umuryango tukibaruka hungu na kobwa yego rero kuba nta muntu n'umwe muri twebwe wigeze agira uruhare wenda ngo habe hari umuntu wampuje na madamu cyangwa se madamu habe hari umuntu wamuhuje nawe wampuje nawe aho yakavuga ati wa muntu wampuje nawe ntabwo agondeka wa muntu wampuje nawe nsanze ari icyobo wandohagamo ntabwo wamuzaga n'umuntu ariko nitwe ubwacu twihuje turiganira turirambagiza turashimana tumaze gushimana rero tugomba kuza tukubaka umuryango ibyo umwe yasanga adahurizaho n'undi nyine ubwo tukabyihanganira ko hagashakishwa inzira y'uburyo bikwiriye kuba byakosorwa kugira ngo twubake umuryango yego Ezekiel hari uburyo ku ruhande rumwe wenda ibiganiro wakoze wagaragaramo ufite umujinya mwinshi cyane ntekereza ko hari n'amagambo menshi wavugiyemo yagiye atangaza n'abantu cyangwa se n'abantu babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye na Pastor Code hari ugiye kwaje ati se Ezekiel uzajya gucyura ati njye sinzajya gucyura byatewe n'iki kuba waravugaga ari amagambo kirya gihe ntabwo ari ngiye urakara gusa kuko n'abantu badukurikiye hano bagira uburakari akenshi ugasanga n'uburakari bwabo nta naho bushingiye none se wenda reka dufate nk'urugero ariko bihangane nk'umuntu ntuka ngo ndi imbwa sibyo we ubwo ntago yarakaye none se iyo yitegereje koko abona ndiyo nk'umuntu wenda washimishijwe nuko nanjye ngezweho n'ibyago tutiriwe wenda tujya guca hirya no hino ngo turi kwiyorobeka harya ubwo nawe niwe ukijijwe ku buryo wenda noneho ingeso zanjye ashobora kuba yazireba akavuga ati Ezekiel ni intagondwa yego ndi intagondwa nk'uko ubibonye ariko wowe ni wowe uri umukirisitu utari intagondwa nyine ntituzajya tujya kureba ingeso z'abandi ariko nanone tujye dukubitaho tubanze turebe iki izacu icya mbere yego ku bijyanye n'imibanire y'ingo tujya twumva impfu za hato na hato zabaye mu miryango ugasanga umugore yiyahuye cyangwa se umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe iki umugabo ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa kubera ko habanje kubaho ubwumvikane buke bukazamura uburakari bw'indengakamere birashoboka ko rero nanjye inkuru n'ibiganiro nagiye ngaragaramo zari zishingiye ku burakari bw'indengakamere nari mfite iyo umuntu rero arakaye hari uburyo atabasha kwikontorora ugasanga yanavuze n'ikintu kirenze uko abantu babitekereza buriya niba ushobora kurakara bikakugeza ku rugero rwo kwishyira mu mugozi ni nk'uko ushobora kurakara ukavuga n'ikintu utagakwiriye we kuvuga nk'umuntu uburakari bwazashira ugasanga koko wakoze iki wakoze amakosa kubera uburakari nese tufate nk'urugero nk'umuntu wasinze ibyo avuga yasinze biba bishatse kuvuga yuko koko ibyo bintu yabiramukanye kubivuga ariko kubera ko intekerezo zataye kribu zagiye ahandi yisanga avuze n'ibintu bishobora kuba byagira gute byamukoraho rero abantu ntibandenganyiriza ibyo navuze ariko nanone simbabujije kubindenganyiriza kuko iyo umuntu ari mu gihe kiwe cyo kuvugwa aba agomba kugira gute gutega amatwi akavugwa ikibazo ni ukutihanganira uburyo uri kuvugwamo cyangwa se ukaba wavugwa ucecetse kandi wumva nawe hari ibyo wakavuze wenda ngo usubize abakuvuze ngiye ku giti cyanjye kwihangana mu gihe ndi kuvugwa biragora ko nabasha kwihangana nanjye navuga yego ubwo rero hari abafite uko bateye bitandukanye n'uko ngiyewe ngize gute nteye kandi buri wese uruganda twaremewemo ni rumwe
ariko twagiye duhabwa imitekerereze, imitegekere, imyumvire itandukanye n'iyundi, ku buryo ikigushimisha atari cyo nge cyanshimisha. Niyo mpamvu ushobora kurya ibi biryo kumva nibyo biryo bikuryohera, ariko nge narya ibya bindi wanga kumva nibyo bindyohera. Rero ntekereza ko ni imiterere yanjye, niko nisanze nteye. Navuganye uburakari nanjye ndabizi, ariko ahangaha ntabwo nje nanone kuvuga niki uburakari. Ariko se noneho niba mbajije abadukurikira, abambonye muri icyo kibazo bakabona ko icyo kibazo nkwiriye kuba nakibamo, bakabona yuko n'ubundi ari ingaruka zabo navuze, harya ubwo bo ntanzika babitse. Ese wowe ibyakubayeho wabonye ko ari ingaruka z'ibyo wavuze? Nabonye abantu bavuga ngo wose umuro wa Boazi, ngo wose wabande nabandi, wo tuwaba madivorce. Wabonye n'ingaruka zabo wavuze? Kuri iyo miriro notaga, none se bari bacanye kugira ngo sinote? Niba wacanye muri make nawe waracanye hagira bota. Yes. Rero mu by'ukuri urakoze kumbaza icyo kibazo. Ndagusubiza nti ni ingaruka nyine, ariko zidaturutse ku Mana. Kuko ari Imana, ntabwo Imana yaguteza ingaruka isenya umuryango wawe. Kubera ko aba bantu wibuke ko ari abantu bafite abafana, abafanisi. Ntabwo gende bubyite yuko bafite abakunzi, bafite abafana. Kuko iyo ufite umukunzi wawe nureba akabona ko ibyo uvugwa koko ni ukuri, hanyuma ahubwo akagushishikariza kugira gute kubikosora. Hari ibyambayeho abantu bagenzuye babona niki ni ukuri, kubera ko ari abakunzi banjye banshishikariza gukosora ibyo ngibyo. Njyewe rero ndi umuntu wagaragaye mu nkuru n'ibiganiro byinshi, kandi ntaje hano kwishushanya imbere y'abantu ngo ibyo biganiro nzabihagarika. Oya, ntabwo icyo cyo kibaho. Abantu ntibagende ngo baryame birare, ntibagende ngo bavuge ibintu bitubahisha Imana, ngo babonye ngo aho bazakubitisha Ezekiyeli. Nabo ubwabo mu ngo zabo zirara zishya. Yego. Kandi ubyitegereje ushobora no gusanga n'icyatumye bano badamu twagiye tuvugaho batandukana n'ingo zabo, hari igihe nabo wasanga kwikontorora mu ngo zabo no kugira ngo bashyire ubwumvikane hagati yabo nabo bashakanye, hari ibintu byari bigoye barabiterwaga n'imijinya y'indengakamere no kutababarira kuba muri bo, cyangwa kwakwisanga muri bo. Mu gihe rero byambayeho ngewe nkagira umutima wo guca bugufi, madamu nawe akagira umutima wo kumbabarira, ni ikigaragaza ko ahubwo nshobora no kwisanga mbarusha ubukristo nta n'ubukristo bwabo bafite. Ni ingaruka rero, kuko byanga bikunda ni ikintu nyine cyateguwe. None se damu, reka nkubaze, inshuro maze kuregwa n'aba bitwa ko tuvugaho zirarenga enye, sibyo? Cyangwa se 5. Uribuka ko hari n'uwo twagiye ribi katubwira ati nimwumvikane muri abakristo, kugeza ubwo urwego rw'ubugenzacyaha naho ruri rwubahwe ndukuriye isaruti, kugeza ubwo babatega amatwi bakumva ko ari impamvu zishingiye ku matiku, urumva, y'ibintu bijyanye n'iyobokamana. Bo bakababwira ati mugende mwumvikane mubabarirane, nta kumva umukirisitu yafungishije mugenzi we. Ahubwo we kubera ko wa mukirisitu ashobora kuba hari ibyo ari guhombera muri kwa kuvugwa kwe, kandi abizi neza ko ibyo ari kuvugwa ari ukuri. Uribuka ko iyo kese yarinze no kunkuraho amafaranga yanjye, aturampaya n'ubundi waramvuze uracuruza, yego nutayama ntabwo nkubabara ugende bagire gute bagufunga. Ariko se nk'uwo muntu dutekereje, ubwo harya uwo muntu ni umukirisitu? Ndemera ko Ezekiyeli yakuvuze, ariko se ni iki gitumye utihanganira uruvugo? Muririmbyi yaravuze ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ntigiri wavuka. Iyo dusubiye inyuma tugasubira mu mateka y'abatubanjirije, bose nta n'umwe utaravuzwe. Hari Aburahamu yavuzweho
yavuzweho gusambanya muka Uriya. Umugore we Sara avugwaho kwifuzwa na Elimeleki, sinzi umuntu wamwifuje, kugeza ubwo Aburahamu avuga ati genda uvuge ko uri mushiki wanjye, ntunyite umugabo wawe bataza kungirira nabi. Izo ni inkuru niba ziri muri Bibiliya biba bisobanuye yuko ari uruvugo nabo rwabagezeho. Kuzamuka kugera kuri Yesu Kristo mwami wacu, we wiswe Belizabuli, we wiswe umwami w'abadayimoni. None ngewe Ezekiyeli kuvuga ko ndi umusambanyi, sibyo? Nibyo biri buze kuntera ikibazo ku buryo ndi bujyana umuntu kumufunga? Ahubwo se nagenzuye niba ibyo mvuga ari byo nsa nabyo, ibyo bamvuga nkaba ntasa nabyo, biraza kuntwara ikigewe. Yego, nkwiriye kuvuga ngo no problem kuri ibyo ngibyo, nibavuge hanyuma nge nkomeze inzira yanjye yo kugira gute, yo gukiranuka. Rero nagiye mpangana n'amakese yo gufungwa, rimwe na rimwe ayo makese ugasanga nta noroheje. Niba hano uje ugatangaza cyangwa se abantu, umuntu agahita ajyana kese muri ribu ivuga ngo wamutangajeho ibihuha, sibyo? Ubwaki icyaha cyo gutangaza ibihuha ni icyaha gihanwa. Hari na benshi bafungiye za mageragere bazira ku kintu cyo gutangaza ibihuha. Rero izo kese zose niba babonye ntacyo zikoze, sibyo, bagahita bagutega abakomantere, bakakugurira abantu muri komantere, muvuture niba najya sora ikiganiro mujye muba ba mbere muvuge ko akwiriye gufungwa. Mwana nabibonye muri komantere, ukwiriye kuba wafungwa, ubundi ribu yakudukijije. Nyamara ugasanga ntacyo wangije, ahubwo babafana bo bari kwerekana ko hari ibyo wangiza kandi nta kintu wagize gute, wangije mu by'ukuri. Nta muntu wishe, ariko umuntu ari kugushinja yuko wishe imitima y'abantu benshi, ariko ugasanga nta washyinguwe kubera ko wamuvuze. Wacyumvise? Umuntu akagushinja yuko wandagaza abandi, ariko ugasanga abo uri kuvuga nabo baraca hirya bakakuvuga. Ufite reka dufate urugero nk'uriya mubyeyi witwa Mama Sharirene. Yego baramuvuze, ariko rimwe na rimwe ibyo bamuvugaga ni bimwe mu buhamya we ubwe yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yitangira, ni bimwe mu byabo yagiye guhura nabo mu biganiro. Ibyo bigatuma agira gute, avugwa, kubera ko ni umuntu uri kuri iyi mihanda, uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi izi mbuga nkoranyambaga ni amaso areba bimwe mu byo twateshwagujwemo, bigahita biza bigasesengurwa n'abantu runaka. Noneho aricaye mu kiganiro kubera ko we afite abafanizi batari buze kumukoraho, akavuga ati aba bantu ni inyagasozi, sibyo? Iri jambo uvuze ngo ni inyagasozi, wibuke ko abuvuze barakumva, ndetse n'abagukurikira bumvise abugize gute, abuvuze. Kuko wafashe na thumbnail, bimwe twita thumbnail, ufata n'amafoto yabo ugira gute, urayazana. Harya ubwo ni we mukirisitu utinyutse gufata abantu b'abagabo batagutunze ukabita inyagasozi? Ni we mukirisitu wifashe uvuga ko Ezekiyeli viyuza gukoraho zamuguriye mu Cikopa? ubwo ni ubukristo. None se wowe ibyo wagiye uvuga ku rugo rwawe, ku mugabo wawe, harya ubwo we ntibyaba byarakuguriye n'iyo myambaro? Nibyamubakiye hiti, sibyo bikubakiye hiti, sibyo bitumye uba muri etaje. Rero nujya kuvuga ko abantu hari icyo bari kukurongeraho, yego birashoboka ko hari icyo bari kukurongeraho, ariko nawe reba ngo noneho nge ndi kurongera kuri bande, sibyo? Ese nimba avuga yuko bari kundongeraho, arya ngiye kubavuze, ngewe ubavuze, ibi mbavuze nge nta kindi kintu mbaboneyeho? Muri make twese twemeranwe ko ibica kuri iyi mihanda ari mvuga nkuvuge, yego, kugira ngo nanjye ngire gute, ngire icyo nkuboneraho. Ezekiyeli urakoze, urabona ni mvuga nkuvuge. Ndakubaza nanone kuri case yabaye yawe na madamu, abantu bari baje Ezekiyeli kuki urugo rwe rwasenyutse agahita ajya kuri social media aho kuguma
mu rugo aho kubigira private aho kwitabaza inshuti wenda mu buryo bw'ibanga nabonye na Pastor Claude ngo yarabigusabye ariko ujya kuri YouTube byatewe n'iki? icya mbere je ntabwo njya nkunda kubeshya ntabwo bijijisha kandi ikindi hari ingaruka z'ibintu byagiye biba ku bantu ugasanga umuntu arabihishe kandi ari byo byari birimo umuti wo kumukiza. kiza indwara ushaka gukira indwara arayirata. Iyo buri umunyarwanda ni umuhanga cyane. Iyo ushaka gukira indwara urayirata. Uyu munsi ibyo ngibyo bambwiye ngo mba narabicecetse kubivuga nibyo bitumye Madame ari hano. Yes. Kuko nagaragaje amarangamutima yanjye. Ngaragaza uburyo nashegeshwe n'icyo kintu. Abantu nibwo batangiye bamwe kunyitaba batangira kungira inama. Bamwe na bamwe batangiye no kuza kunsura hano. Hari nijoro bamwe na bamwe baraye hano mu modoka yabo ahubwo nari nzi ko ntafite abantu banangu. Uretse turabigera. Wacyumvise? Rero ngewe ndibuka ko Madame amenyesha akagiye yabimenyesheje ndi kwa Karosi nibereye mu kiganiro. Byumvise numva umutima ugize gute? Urankubise ndetse uranankutse. Ntumvise unkutse ntangira kwibaza kuri iryo cyano ringwiriye. Nibaza uko ndi bubigenze numva birancanze. Muri ako kanya mba ntaye kiribure mu bwonko. Tibyo hari ikintu kikubaho ubwonko ugahita wumva bise bwivanga. Bise busuka wenda indi mitekerezo wowe utaruzi. Kuva uwo munsi nahise nzamukana n'abashuti banjye tukunda gukorana cyane. Umwe we tuvuganye uri na hano wumva n'uwitwa Damour w'Agakiza. Tugeze hano koko dusanga ibintu n'impamo Madame koko yagiye. Mu by'ukuri bamwe bangiriye inama yo kubiceceka. Ariko se ko mujya mundenganyiriza kuvuga abantu. Ubundi niba mvuga abantu koko ninjye uzananirwa kwivuga. Nicyo kibazo nababaza. Iki rero nicyo cyabereka ahubwo yuko ibyo mvuga nyine niyo miterere niko kuri yanjye kandi niko kuri kwanjye. Niba nanjye ubwanjye ntashobora kwigirira ibanga kandi munsaba kwigirira iki ariko bikaba binaniye kwigirira ibanga. Damour niwe nzagirira ibanga cyangwa runaka niwe nzagirira ibanga? Oya. Rero icyaneye kubivuga icya mbere nahamagaye na mugenzi wanjye witwa Juste dukunda gukorana ibiganiro. Arangije ambaza kuri icyo kintu ariko sinamenya ko abimbajije ari mu kiganiro. Kuko yahise anambwira tubungiye kwikorera ikiganiro. Yabanje kubimbaza amamagaye ngo ko numvise bambwiye ko Madame wawe yagiye koko nibyo. Reje ndamugana nibyo kuko nge sinjya amenya kubeshya. Aho kugira ngo nkubeshye ngo ntibyabaye kandi byabaye. Nshuti yanjye ibintu by'urugo ni ibintu wahisha ariko Madame yamara icyumweru cyose byanga bikunda bikamenyekana. Nibwo nabwiye Juste nti rero umbabarire utaza kuza gutangaza ibintu dafitiye iki amakuru. Nukora ikiganiro nge nguhaye uburenganzira bwo kumpamagara ubundi ukambaza ibyo ushaka kumbaza nabo ubikwemera nkabikwemera uri mu kiganiro cyane ko n'ubu ngize gute bikwemereye. Ubwo nko mu minota itarenze nk'itanu nibwo rwose yahise amamagara mu kiganiro. Amamagaye mu kiganiro mwemerera koko ko Madame wanjye yagize gute yagiye nkuko byari biri. Ntabwo rero nari kuza kwishushanya hano ngo kubera ko navuze abandi ngo reka mbihishe. Hari ibintu kwiriye none se uragira ibyago uhishe ko wagize ibyago? Urapfusha uvuga ko wapfushije. Ahubwo abo ngabo nibo bashaka kuko ngumana igikomere. Twabonye ingero nyinshi z'abantu bagiye bahisha ibyo bintu ariko tubona ingaruka zayo. Ezekiel reka mvuge muri uburyo hari byinshi byakubayeho muri ibyo bihe tuganira hano bujya tubwiye ko hari igihe washatse kwiyahura muri icyo gihe ejo Madame yari yagiye kandi nabibonye no mu kiganiro k'abanyamasengesho bagusengeye. Ibyo bintu byo kwiyahura wabitubwiyeho mbere kuko cya kiganiro tubwiye ko washatse kwiyahura. Byari bigenze bite wari utekereje biki? Urabona
akenshi hari ikintu kikubaho kuko n'ubwa mbere byari bibaye mu rugo rwanjye kandi bimbaho umugore wanjye ntamubangikanyije wenda ngo mfite ngo undi ku ruhande wo kumubangikanya ubwo ngo nagenda ngo nta kintu ntakaje ubwo ngo ndahita nigira ku wundi sibyo erega nubwo satani yanteye rimwe ntabwo yanteye kuko yari ingeso nari ngize gute nari mfite rero kuntera ntabwo yanteye mfite intego n'ubundi yo gusimbuza ihabara cyangwa indaya madamu wanjye nari intewe nyine na satani kandi birumvikana satani kuntera aciye ku cyasenya umuryango urumva ntabwo satani ariko ari guhumekeshwa nuko ndiho nuko ndi gutezwa imbere n'Imana ntabwo ari guturishwa nuko abona mvuga wacyumvise rero agomba kunteza icyatuma umuryango wanjye ugira gute usenyuka cyangwa se umuryango wanjye ukanakariza icyizere niba icyambere icyizere abanje guca mu bantu ngo abantu banze batakaza icyizere ku muntu urumva aciye no ku muryango wa kandi ikintu cyo kumva ko umugore na Teresa undi mukobwa icyo kintu byo ni ikintu kiba cyihutirwa guhita gituma umugore agutakariza icyizere sibyo niyo mpamvu navuze nti bino bintu ndabyemera kandi ndanabisabira iki imbabazi maze kubyemera nkabisabira imbabazi mu by'ukuri satani ntiyagombaga guhumeka wangu kandi buryo ugusenye akagusenyera umuryango n'ubundi abakwishe biba birangiye rero kwiyahura nanjye abanyamasengesho baje kunsengera nanjye nabyumvise mu gatondo babimbwira ntabwo atari abanyamasengesho baje hano kugusengera ndetse umwe aranaguhanurira avuga yuko intego ni inkomoko ni inkuru n'ibiganiro wagiye ukora ku bashenye ingo aravuga ngo nubwo abenshi bigaragaza ku mashusho media bagaragaza yuko ari abakristo ariko ni abapagani kuko intego yabo ni ukugusarisha urukumva icyambere ni ukugutesha umugore kabiri ni ukugusarisha gatatu ni ukuguteza imyuka ituma wiyahura wacyumvise ugapfa gupfa kwawe kuri bo ni intsinzi kukwirukansa umusozi umuryango wawe ugasenyuka kuri bo ni intsinzi ariko Imana yo mu ijuru ivuze ko imigambi yabo itazahama kandi itazagera gute itazasohora nibwo bansengera urumva bari kunsengera ya migabo n'imigambi yo kwiyahura inturumbuka miragenda wabyumvise nibwo ahubwo hatangiye iyi nama zinyemeza kujya gucyura umugore wawe urumva ibyo bari bashyizemo byari byo kuzinuka umugore ibyo nawe wenda madamu ahari nawe bamushyizemo nibyo nyine kumva ko gutaha nta gahunda kandi urumva niba mvuze ngo ninjya gucyura ngo muzamenye ko data yabyaye runaka ibyo ni ijambo rigomba kugera mu mugore wanjye rigahita nawe ryunyura n'akizere na gake yaragize gute yarafite Ezekiel reka nkubaze iki kibazo nabyumvise gutyo mu mpande ku byabaye kuri no mu gihe uri muri ibyo bihe by'agahinda byagenze bite kugira ngo ujye kunywa inzoga biriya nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze ndetse n'ibyakozwe byose muri icyo cyiciro ntabyo nzi ariko inzoga waraziguze intego kwari ukwiyahura ariko inzoga waraziguze ndabizi se ndabizi ko nanjye nabyumvise gutyo babimbwira bakuvuga ko wanyweye inzoga ugasinda cyane rwose ntabyo nzi hari umuvandimwe umwe w'umukozi w'Imana ngo waje hano sinzi niba wenda wanamuvuga ukanamushimira ku ruhande rumwe umukozi w'Imana rero bamumbwiye mu gitondo ariko sibye ko wiseka shuti yanjye wiseka reka nseka mbabwire sibyo njyewe ndi umwana w'Imana wemera ko nshobora kugwa mu cyaha oya cyose mbonye ko ari imyuka bari baguteje ubu ntabwo amenye ko ngo Pamphile yaje Pamphile yamvugishije ku mugoroba ariko mu gatondo barambwiye ngo hari abantu nyine baje hano Pamphile yaje mukozi hari n'uwaje mu kamodoka k'iki gatukura ndavuga ni ngaho uwo ninde mwakabye ndamubwirwa n'iki nibwo Justin
kuko ndumva n'iryo joro ngo na Justin nawe yaraje ariko ubwo simbizi wari wasinze ngo wabaye ibyatsi ubundi hari ibyabaye nanjye ubwanjye muri iyo si kuko mu ntego yabo urumva nagiye nkubita abanywi b'inzoga uretse ubanza ucyumve akambere nashyize hanze abanywi b'iki bitwikirije ijambo ry'iki icya kabiri nkubita hasi abasambanyi gatatu nkubita hasi abataye ingo nkubita hasi abesikoro na tuno dukundi twabo babamo uduki rero man ibyo byose ni ibintu byaje nanjye ubwanjye ibyo byuka byabo bitabiza biramfata urumva ujya kugura agacupa ariko ngo bumva yuko ngo ntari buze ngo ntashobora kuza gufata umwanzuro wo kwishyira mu mugozi uri muzima ngo ndi muzima ibyo ni ibyavuzwe n'abakozi ariko abantu barayibonye waranywe wagiye kugura amayogura yankura nasinda urasindagura mu muhanda rwose no kugenda birakunanira ikintu nibuka ko nari nicaye aha wa munsi mwirirwaga hano noneho mbaza abo twari dusigaranye hano ndabaza ngo ni iki mwambwira numva nanywa byibura nkabona ibitotsi ngasinzira kuko maze 2 days ndasinzira kandi nkumva ndi kugenda nenda kumva imitsi y'ubwonko yenda kuba yatoreka umwe niwe wavuye marambwa ngo kereka ngo ugiye kugura ibinini muri farumasi ndabata ibinini bishobora guhita bimusinziza no bigaturitsa imitsi y'ubwonko aba undi ngo ni ngo kereka nyweye inzoga yakubwiye inzoga ambwiye mitsingi ambwira yego arakubwiye inzoga ngo cyangwa ngo icyuma simbizi ntabwo nose ko bwaba ari ubwa mbere nyweye inzoga ubu ntizanyica atoya atahubwo atinywa atagapeti sikoro kamwe aba okay byaba ari byo ndangije ndibuka ko nagiye mu cyumba byo ndabyibuka mfata inote ya 2 nereza muri murumuna wanjye abanza gushaka kwanga kujyayo umutumye iki namutumye yo nyine yo petit score bari bambwiye none se ndakubeshya mwana nyenza n'agapeti ninywere akaze hano mu rugo icyo gihe wari ukiri muzima nari nkiri muzima tarasinda ngo ndakanywa wakanywereye aha ibyakurikiyeho nyuma yako nabyo yabaye nama no njya ntangazwa n'abavuga ngo ni puranka ikunywesha ibintu utigeze unywa kuva wakavuga zekere muri ibi bintu yanyweye inzoga n'umuntu ngo witwa Pamphile yaje ahangaha wasinze abaye ibyansi ibyo ntabyo nzi Pamphile babimbwiye mu gitondo ukajya umubwira ngakira nguhe ngunyweho Pamphile oyase ngo Pamphile ngakira ngunyweho ariko ni ibihe ngo naratukanye ariko ngo muri ibyo gahunda yose ngo nashakaga kwiyahura bamfataga nyine ngo ari cyo kintu kindimo gusa nta kindi ariko ngo Pamphile nyuma yaho ngo yaraguhamagaye kugira ngo iki ejo muri no minsi yaransengeye nyine yambwiye ibyo yansengeye icyo gihe agusanga hano wasinzira gusengera yambwiye ati ubuhanuzi ati mu mwuka wera yampishuriye ati nakubwiye waba ubyibuka ubwo imbere yo kubyibuka se wageza waje aho twigeze duhurira waje hano ati naraje ndabaza nuravugisha ukuri ati ni ukuri kw'Imana naraje ati naragusengeye ati cyakora ati byanyeretse koko kari imyuka mibi ati nshingiye ku kuntu wari wasaze abantu bari kugutabariza ati mu by'ukuri byaragaragaraga ko ari imyuka mibi ati kuko narahageze ati maze kugusengera aturatuza ati tunasinzira ariko iyo ntagusengera haleluya Pamphile yubaha umukozi w'Imana abantu benshi cyane harimo basanzire banjye nyine bose ngo bumva icyo kintu baravuga ati Ezekiel rwose byakomeye rero niba ari ibintu byabaye ku karubanda ahangaha bose bareba muri uwo mugoroba muri iryo joro ryose nabyo Imana ibimbabarira ariko nabikoze ngewe
ntazi ngo ndi muri kondisiyo nyine hari ibyari birimo birankoresha hari n'ibyari birimo biranyobora kandi urumva nta bundi buryo byari kumfatisha bitabanje gushakisha uburyo bishobora kundorogamo bwo yego Ezeke ndumva byari ibintu bikomeye cyane ariko hashimwe Uwiteka wahabaye hashimwe abavuga ngo ni amapuranka aya nta puranka twarabyiboneye nabo wenda zizabasohora aya ntabwo twabifuriza nibwo bazasobanukirwa ntabwo twabifuriza gusa nyine bibaho mu buzima bibaho kuko biragoye cyane no kubyumva uyu munsi ni icyo ubwira abantu icyo nabwira abantu ku giti cyanjye ni uko hari ibintu ngomba kwirinda hari ibyo ngomba kuvuga ariko hari n'ibintu ngomba kwirinda nibyo twagiye tugaragara mu biganiro byinshi bitandukanye rimwe na rimwe bigashobora kuba babyita amatiku ariko nibyo nari nzize rero kuba ari byo nari nzize ntabwo bivuze ngo urugamba ndarutsinze kandi ntabwo nshaka gutsindwa kandi sinshaka gutsindwa n'inkuru n'ibiganiro byagaragaye mvugaho kuko byatuma birara noneho intama za Kristo zikayoba ari nyinshi ikintu cya mbere nabwira abantu ni uko ngomba kongera ibihe byo gusenga icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko inkuru n'ibiganiro banzimo ngomba kugira uburyo nzikora hari uburyo twagaragaraga nk'uburyo turi kuzikora nk'abantu bari mu kigare cy'abantu benshi njye numvaga ku giti cyanjye uzajya nshakaho ikiganiro nzajya nkimuha bitewe n'uko ashaka n'ibyo ashaka kumbazaho ku giti cye ariko ntabwo nifuza yuko nzongera kwicara ku makamera menshi ndi kuvuga ndi kubazwa n'abantu benshi batandukanye buri wese ambaza uko ambaza ukwe kuko ndabizi iyi nyama y'ururimi yisanga yavuze idashyizemo ubwenge nicyo kintu ntabwo mvuze ko mvuye mu kigare cyangwa se nitaruye nanze Pastor Claude ni umwe mu bantu bambaye hafi Pastor Claude mu nshuro zose ni nawe w'umuntu wangiriye inama yo gucyura umugore akanabijyamo akavugana n'abo muri famiye anabijyamo avugana n'abo muri famiye n'icyo kintu cya drogue cyo kwidoroga nacyo cyajemo cyo kunywa inzoga niyo wo kugira inama se oya ntabwo ari wangiriye inama zo kunywa ndi kuvuga mu nama yo kugira akanavugana n'abo muri famiye ariko n'icyo kintu cy'inzoga nacyo cyahise kizamo gituma ubwumvi guhuzwa kw'imiryango guhita kuba mu buryo bwihuse kugira ngo hataza kugira ibindi bintu bigira gute bikurikiraho bishobora kuba ari bibi kurushaho kuko niba umuryango umwe ushobora kuvuga ati runaka naramuka apfuye murabibazwa urumva mu by'ukuri byinshi nyine umuntu byagenze gutya umunyataye equilibre hagombaga guhita habaho ikintu cyitwa guhura vuba vuba kugira ngo ikibazo gihari abana bategwa amatwi nibamara gutega amatwi ikibazo gihari gite kikurwaho kandi ubuzima bugire gute bukomeze rero hari abantu numva baba bihanganye wenda ushaka ikiganiro akampamagara akambwira ati kuri YouTube channel yanjye ndumva nifuza ko twagirana ikiganiro kijyanye n'ibi hari content nabonye dukwiriye kuba twanengaho ariko ibintu byo kongera guhurira mu kigare cy'abantu benshi ndumva nshaka kubicaho akarongo byaba byiza Imana yanyemerera ikamfasha cyane cyane nkongera kubona uburyo n'imbaraga bishoboka byo kongera kwibera mu bihe byo gusenga kuruta kwihuta mu nkuru z'ubusesenguzi cyane ubwo n'abadukurikiye nibo bagomba kubimfashamo kugira ngo iyo ntego cyangwa uko kwiyumva gutyo mbigereho
hari igihe nagiye nseka Pasiteri Justin ariko nabonye yuko biradukwiriye mu by'ukuri abantu bamfata nk'umuhanuzi bamenye yego bamenye kandi bamfata nk'umuntu uvuga ibintu bitarimo gushakisha amaronko. Wacyumvise? Rero mu buryo abantu bamfata nk'umuhanuzi byatuma mpindura benshi, ariko nabonye ntahindura benshi, nanjye ndi muri iki kivungi. Rero nabonye ubupfura bw'abantu muri iyi kondisiyo mazemo iminsi yo gutabwa na madamu. Nabonye ubupfura bw'abantu ariko mbona n'ubugome bw'abandi. ubugome bw'abandi se cyane ndabikubwira impamvu hari ibintu abantu twagiye dufata showbiz ariko birimo inzangano, birimo umutima mubi, birimo ishyari, birimo ubugome. Urabona hari nk'umugore witwa Rayira yabonye abatwise inyagasozi kandi abo wenda ku ruhande rwacu twari tumeze nk'aho twihanganiye twebwe ubwacu. Nta n'uwagombaga ibyo ngibyo guhita aza kubyikubitamo kugeza igihe ibibazo byabo natwe byazakemukira bijyanye na showbiz z'ibyo tubamo. Ariko birababaza kubona undi muntu w'umugore ushobora guhita aza agahita banga aba bantu n'imbwa. Urumva? Noneho muri situwasiyo mbi cyane ndimo, umuntu ari hafi kwiyahura agafata telefoni ngo ari kumpamagara, nta nambwiye ati muvandimwe mubanze mutubabarire mu nkuru n'ibiganiro twagize gute twagaragayemo, ahubwo anteze kamera kugira ngo ibyo ndi buze kuvuga bize kuba biza kugira gute kumvikana. Ngo mutumishi kandi imbere umpamagara ntiwanyitaga umutumishi, cyangwa unamvuga mu bubwa no mu buki ntiwigeze uvuga yuko ndi umutumishi. Akongera ati nshimishijwe n'iyi nkuru, ahubwo kubera ko yashakaga kumbwira ati ndagira ngo nshimishwe n'ibikubayeho ngushinyagurire. Noneho mitamugani rero nyine ndi imbwa niko wavuze, ndanamukupa naranamuborotse buriya. Ariko nimbona yakoze ikiganiro cyo kunsaba imbabazi nzamuborokora kuko ntabwo ngiye ngira urwango. Icyo ntashaka no kugira ngo wenda akomeze kumpamagara antega imitego yo kunshyira ku makamera. Yego. Ubwo urumva muri iyo kondisiyo ambwiye gutyo, kumba arashaka kwicara kuri kamera akishimira ibyambayeho. Noneho ubwo ahita ahamagara na madamu nawe ibyo yamushubije mwarabyumvise, ariko birabaza kwicara kuri kamera agatangira akavuga ati hari ibyo madamu Ezekiel yifuje yuko bitajyamo muze kubikata. Kandi mfite rekodi y'ibyo bavuganye kandi nkumva nta birenze. Urumva harimo ibintu byo kunyumvisha ko na madamu nawe hari ibintu yavuze n'ubundi uyu mugore ntakwiriye kuba yacyurwa. Ni ukunyumvisha ko hari ibanga yamenye ry'urugo kandi Rayirazi. Rayira ati muri quartier hari umugore twavuganye nigiriyeyo, kandi mu by'ukuri ukumva ibyo ari kuvuga nta naho bihuriye n'ibyo muri quartier. So ibyo byatumye rero mvuga nti hari abantu batwereka ko uruhande rumwe ari beza ariko bafite ikintu nakwita uburozi mu kanwa kabo bushobora gutuma umuntu afata imyanzuro ikaze. So ndavuga ni rero kugira ngo nirinde iyi situation ndimo, ndebe ukuntu narushaho kwiyegerera Imana kurusha kwegerana n'abantu, reka ninjire mu murongo wo gukora inkuru n'ibiganiro nk'uko byari bisanzwe. Squat nshobora kwigisha madamu kumbaza, twari twicara no muri sari wacu akankoresha ikiganiro numva twateguye, numva nateguye agiye kumbazaho. Umuntu gutya yantumira mu kiganiro hatera kano gakamera kanjye, nanjye nkabijyana kuko nta muntu ushinzwe kwima ikiganiro. Ariko nawe ntibumve ko ngo nta muntu ngo ushinzwe kwima ikiganiro ngo bumve kuri buri muntu wese azajya anega iyo mitego ngo ngwino uduhe ikiganiro kandi hari ibintu ashaka kuntega. Oya, hari abo nzajya nkora kuba nka Rwema. Kuba nka Rwema nabonye urya
Wema yabikoze. hari abo nzajya nkorana nabo bitewe n'uko twatangiranye nkawe mu by'ukuri tubwizanyije ukuri ntabwo wamamagara ngo umbwire ngo urashaka ko dukorana ikiganiro N'imyaka tuba tumaze twikaraga mu mihanda. Ntabwo Korode yambwiye ngo arashaka ikiganiro cyangwa za Rugendo izo za 3D TV n'andi maca. Wenda tunasoza ibintu byabaye byagusigiye isomo cyangwa se wabyigiyemo iki? Wenda tunasoza. Isomo rya mbere nabyigiyemo uko umugore ari ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ukurikiye. Kumubura ni urupfu. Egare gupfa. Kubura umugore waramwigizeho ukamubura ukamutakaza umureba waramwigizeho ni urupfu. Nabonye nta kindi kiba gisigaye ku isi atari ugupfa usibye gupfa, kuko nasanze n'abijajaye bagashaka abandi, nasanze ko n'ubundi nta byishimo bafite. Icyo cyo narakizi. Noneho byahise bituma mbona impamvu aba badamu bo kuri social media badafite abagabo, nahise mbona impamvu batihutiye gushaka. Baracyabana n'igikomere cy'iminsi yose, babuze impamvu yatuma basubirana n'abo bashakanye, babura n'impamvu yo gushaka, bahitamo kwibera muri ubwo buzima. Rero nizemo isomo ryo gufata neza no kubungabunga urugo rwanjye n'umutekano warwo no gukunda umugore wanjye. Yego. Isomo ryo kutita kutwandembuza cyangwa kutwo narebesha amaso yanjye, ariko bimpa n'isomo ryo kuharanira gushaka aho nkura umuryango wanjye naho nagera gute nawe ugeza, kuko umuryango wanjye nibwo buzima bwanjye, umugore wanjye nibwo buzima bwanjye, umwana wanjye nibwo buzima bwanjye, urubyaro rwanjye n'ubuzima, umugore n'ubuzima bw'umugabo. Uko byagenda umugabo nushaka wihagararaho gute, nubona nk'ubukamarade uri kwihagararaho nareke kwihagararaho, agende nashaka kubitinda hasi nanjye nayikubise hasi byihorere. Ubuze nagiye kwiyahuza ibyo bihambwe by'ibiyoga ari uko nsetse. Ariko abantu bagiye twagiye tubanza tugatekereza, ntabwo ari uko nsetse nta mafaranga namwe wageraho utari kumwe n'uwo mwashakanye, n'uwaguhaye umutima, n'uwaguhaye urukundo rwe, ngo ayo mafaranga azakunezeze. Nta reka mana uzanshoboze gusa njye nikiranukira ku giti cyanjye. Ahangaha cyo kora amakuye n'isomo yo kongera kwezwa bundi bushya, cyo kongera gusenga. Bazaho bagezaho baguteza amadayimoni akagufata, nawe byibaze nyine. Hako mani nawe yagucakira, uzi ko ntawe atafata bitewe n'ibiharimo, yagucakira nyine bitewe n'ibiharimo. Usa nanone ngo ibyo bintu biri kumvamo ngo byaravuze ngo n'ubundi gaka kantu ntitwakabasha. Uri kumva ibaza aho bigera bikaba ati n'ubundi ntitwakabasha, ati twari tuzi ko tukarangije, ariko n'ubundi biranze. Imbaraga gafite kazikura he? Nabo ubwabo barabizi ko imbaraga za Kristo ziri muri nge, ahubwo n'impamvu Imana yemeye ko icyo kintu kibaho kwari kugira ngo ibereke imbaraga ziri muri nge. Ari nacyo cyatumye Samusoni anogorwa amaso. Ariko anogorwa amaso ntibyari bivuze ko imbaraga yazitakaje. Abantu rero mutaza kwibwira ngo mubonye icyo munkubitisha, ubu nibwo nambaye imbaraga, ubu nibwo noneho ngiye kuvuga Imana, kubw'umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Haleluya. Babwiza ukuri, abadayimoni bagiye gupfa, imbaraga z'umwijima zigiye gushirira. Kandi ikindi nababwira nuko iki kibuga cya social media dikambabwira nibwo umwe uciyemo. Ibicayuke n'ibyarerembaga hejuru y'amarebe y'amazi bivuyeho. Abantu mugiye kudukurikira mugiye kunywa ikintu cyitwa amazi y'urubogobogo, mugiye kunywa amazi y'urubogobogo. Icyo ndakibabwiza ukuri, bya biganiro mwitaga amatiku mu bisezere. Yego. Bundi dukorera Imana. Ukoze icyaha niba mubibona ko akwiriye kunengwa, agomba kunengwa, mureka anengwe.
hari umudamu umerutse kubona witwa Garasi aravuga ngo nimubona ntari kubyina ngo nuko ikibuno cyaje. Ibyo ni ibyo kunengwa, ntago ari amashimwe akwiriye umukirisitu, sibyo? Ariko hari n'ibintu bigiye bikwiriye iki umukristo. Abifuza rero ko twijyanira mu bihe byo gusenga, abifuza yuko twongera tukizamukanira ya misozi, abifuza yuko twongera tukisomera ijambo ry'Imana, mubyandike muri komenti, mutangire mubigaragaze yuko ahangaha rwose muhiteguye, maze twatake dusengera abanyarwanda, dusengera igihugu, dusengera imitima yacu, dusengera ingo zacu, cyane ko muri iki cyumweru cyo ni amasengesho yo gusengera ingo. Amasengesho yo gusengera ingo niyo tugiye gusengera, kuko ndabibonye ko Satani yaranyuze muri humye. Reka tugushime cyane, urakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha, n'abakunzi bacu mwese Imana ibahe umugisha, kandi rwose ntimugende mutadukoreye subscribe. Mudukorere subscribe, muyikandeho rwose ibintu bigende neza. Hanyuma ndaza kubona yuko mwishimye ari uko mwakiriye madamu hari kunkoresha ikiganiro. Sana. Murakoze cyane.